ntabwo ndi igisambo wa mugabo mbabari je nta ndi igisambo wa mugabo iyo njanye simpazi tugendere none se njanye he tugende mu buyobozi tugende ngo ntatoke ibyo ni ibiki nje bari kumbwe ngo nibye igitoki kandi nta gitoki nibye ariko kuri gwakare ngo nta gitoki oya nje igitoki reba cyarahiye none ngo gitemye reba uko gitatemwe buno waje kwandika inaha none numba ni kujyana ndi gutembera ntabwo nibaga cyane abantu bazi yuko ntibaga nibaga wa muntu w'Imana reka nicara nitonze rero nungire imbabazi we nungire imbabazi n'ukuri ndeka ngirambike nicare nitonze kangisigatire da murakoze ako nje nta nibaga mw'abantu n'abantu bandenganuro ako shaka utankubita we ega mana yanje umuyobozi wo kabyara we data we mbabarira we kajimana we mbabarira oya mbabarira we kajimana njewe kugira ngo turinde zino kugira ngo none se banjye siniba nta igisambo nabo kucinsigatiza kino gitoki iki gitoki n'uyu mugabo wanyoheshe bundi ngo nitugiteru n'uyu wanyohera ngo tugiteru njewe bari kumbesha ngo nibye igitoki ahubwo kucinsigatiza muhamagara rero nyiri gitoki none si bari ngombwa wa muntu icara uri ntabangire nta niba kuko n'umwe bita rero ngiri nakuri cyangwa numba ugiri imbabazi muyobozi wo kabyara kananza gusaba bana we wangiri imbabazi wa muyobozi we ko wa mugabo reka njyana none njya oya oya ko mugisabo dora n'uyu wanyoheshe ngo nitugiteru yaritoza mu mureke ibisambo sibitanaga no wanyoheshe ngo tugiteru rwose amagambo menshi nta ndongera muyobozi wo kabyara amagambo menshi nta ndongera nta ndongera amagambo menshi ntabwo ndongera imbabazi rero gira nemeye da waceceka bagahamagara abayobozi ko naje murandika nemeye da none se buriya njewe kuba muri kunyita igisambo abayobozi bamwe mutugire imbabazi waceceka ko mutugire imbabazi hano bahamagara ze vuba bareba ibintu Kayitesi ni Kayitesi rero tukidora kuradushinjura none twafashe ibisambo ngira imbabazi oya ngira imbabazi ngira imbabazi wo kabyara we none twabafashe none icyo ngusabye wakwihuta ukazana ukauza n'abagabarinze duhembe dore uyu mubijana dore buri muntu iki gitoki n'uyu mugabo wanyoheje mbese karimo reka ngisigatire mbi bitumye nuko ngiye kaka nkubwira agahinda yo mpanga amaze kwisatura ngira imbabazi muyobozi none wafashwe ngo none ngo bari kukubeshe none se uyu mugabo wari we wanyoheje shano neza mutajya bavuze none se njewe iki gitoki wewe wavugiye ibisambo ntabwo ndi kubivugira kanze nongera umuntu iki gitoki bundi kimaze iminsi hanige yanabahani nyakuba kugira amagambo makeya none gira banguka iminota ibiri ubugeze hano kuko ewana ibintu birakaze aze yihuta zane na gato kandi rero ntiwibagirwa kuzana amafaranga muza ngo twe twarabaciye bangiriye ibihumbi ijana bangiriye ninja w'amazina ho kizanyu koko oya nta mazina imbabazi wakabyara
kamunyica none hamagara oya nakwiyirukira mbese umuntu nkige hamagara mupimye nakwiyirukira oya hamagara mupimye matwe turabo bajyanje ni soroka wahamagara mupimye ndikwemera hamagara mupimye abararutse tubikire kai ijana rigahari yose bwarashe impongo icara ndikwemera icara uyu mugabo dusigire uyu mugabo ararengana duhawe uko dore wanyoheje ngo ni igitero uyu mugabo kurusha ubwenge sinakoresha tuhamukuru oya nje na dusigira amakazi y'abiri ndikwemera wowe ukagira imana we dusigira amakazi y'abiri numara ko dusigira amakazi y'abiri uvuga urabizi we fane mbabara wowe ukagira imana udutekere ngira imbabazi fande uyu mugabo ariko we nubwo mumubona uhajya ngo mwafashe umuntu ari kunyibira igitoki ndaje buretse abibone ndaje sawa umusigiye kuba ibyo nkubwira ni wewe usharitse igitoki ukaza uranyibira igitoki mabuza twakwiga nawe urimo urengana rwose ega bwato none kamubwiye ko twica ega data we reka nkora n'indi nkweto we mabuza mubwira utagira imbabazi wabonye abajura bawe uyu mugabo nubwo we namudufashe uyu mugabo ararengana yaranyuze hano ari kugenda uyu mugabo yaranyuze hano ari kwigendera ekenya mabuja dore ukuntu bigenda ekenya mabuja je ntabwo ndimo wahaguruka ugende niba utakagenda none cyo giturutse umubwira ngo ugiye kanyishize uretse umva kayitesi mureke namanza mbese hari gukubita abajura atari yandi hari amafaranga kayitesi nyumva neza ukuntu bije kugenda tugiye gukata nyine kwa kuri dukora muvoma nijoro turi kunyuranyuranamo tugiye guhura n'igikenya dusanga igikenya cyayikoreye igitoki ngiye kuzikenyera uretse nyine reka kuzikenyera sha mwanzu mbere yo kuzikenyera mwanzu duheza amafaranga gacu kandi ibihumbi ijana ubwo rero iki ngiki niyo mpamvu ndivuze ngo ubundi none mwangira imbabazi ko ngiye gucira ndakomeza ngiye cyane ngo cira kugira ngo nuko cyaba ducika icara ubundi witwa banka bishogosho banyita bishogosho ariko wibye oya ngira imbabazi fande wakajimara igitoki dore weho witwa nde byamenyeye kwiba kugira gupfa byamenyeye zana hano kubita kirazuka ibirenge biratumbye ibirenge biratumbye ma byamenyeye kwiba uzi ibyo cyagagaye mana yanje nizamigere mu gikubise wasanga gipfuye reka no kwipfisha n'ikisi kaza nkwere Ikaze ku makuru ya Ruvuvu TV. Ubwo twasuraga umurenge wa Rwabihombo, akagari ka Kagoma, umudugudu wa Rwabitoke, nibwo twasanze abaturage barimo gukemura ikibazo c'abajura bari bakomeje kubajogoroza. Gusa ariko nubwo byari bimeze guca baje kubisobanura bagira bati ubwo twabazaga bamwe mu barinzi bafasha aba bajura babisobanuye bagira bati twabaye turi mu kazi kacu nkuko twabitojwe na fande tugenda dukatakata buri murima tukareba ukuntu bimeze twagiye kubona tubona
abo bapfunutse rero n'igitoki bacikoreye mu kubafata babyikoreye batubwira yuko batabyibye tubazana hano bahakana ariko batubwiye ngo sinzo babigurishaga nuko baracakeka ntabwo baradusobanurira neza. Ubwo twabazaga uwo twakwita fande wabo nawe yadusobanuye agira ati jewe uyu bangiriye ni igisambo ahora tuzogoroza kuko ibihazi bya mbere nibo wamberuye twamufashe yibye ariko amakuru wahabijanaga naho agiye kwatubwira ariko iki nicyo gisambo cya mbere gikuru icyaje kudutangaza nagiye gukebuka mu gukebuka ku nsina nsanga igitokera kijana none afande aratubwiye ngo munyara natwe tunyure hariya umva nikije kindi kije kutubabaza nkatwe nk'abarinzi Kayitesi twamuhamagaye ngo aze atwishyura amafaranga gato yaje aragaranye ipoto nta no kuduhereza. Ubwo twakomeje kubaza abaturage batubwiye ko nyiri igitoki yitwa Kayitesi gusa n'aba barinzi bafasha abajura nabo babisobanuye bagira bati ngo yanze no kubahemba amafaranga yabo kandi bayakobokeye. Ntago nanze kubahemba ndi kubaza ngo ibindi byabuzemo byagiye nibo nababijanye barabindura cyangwa hari ukundi kuntu biragenda. Nubwo nawe ukomeje kugenda urimo kubogamira kuri aba barinzi ngo nabibindi babijanye gusa reka nabo babisobanura ubwabo. Twewe buri gihe twahoraga turi kurinda pe ejo muri waraje uragica kimwe si twahuriye hariya ku kagezi none si kuvuga ngo ibindi bajanye urutoki gwegweraga amafuso twewe twagufatiye umujwa dore ngaba dore nabagabo dore nibi twewe duhembe ibihumbi ijana byacu numva kuduhembe ibihumbi ijana byacu uriye kumuteka ngo utazagenda. Aba barinzi bakomeje guhatiriza uyu Kayitesi bakwita nyiri igitoki nakomeza kugenda arimo kugorana gusa ariko nubwo yakomeje kugorana byaje kurangira bahaye amafaranga yabo ubundi ikibazo kirakemuka. None nubwo ibi bisambo nabyo twakomeje kubibaza bikaza kwisobanura aba barinzi bari basa naho bafite ubusambo ndetse kandi nampamagaye ngatubikira inzoga uretse kanze ibihumbi ijana ubwo rero Kayitesi mu bijanye no kurinda umurimo ibisambo byawe tubikorera iki tubyice tubikora iki kurikije kanze ngo ufashe gukuramo umutima Mana yacu mwenda mu nkore tumujane muri aba basambo byarangiye babikoreye nubwo abaturage bari bashungiye ari benshi gusa ariko babikoreye ngo babajanye mu buyobozi. Iyi yari Ruvuvu TV, icyo mbasaba ni ugukora subscribe mugafungura n'inzogera kugira ngo mujye mukomeza kubona andi makuru agiye atandukanye.